igihe tugezemo igihe kigoranye isi igeze aharuhije kandi iteye urujijo ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho ikimana igushakaho nuko wakwiha. Ndagusuhuje inshuti muvandimwe we mukunzi w'iyicano Heart to Heart with the Ambassadors. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu, Imana iguhe umugisha. Nejejwe no kuguha ikaze muri uyu mwanya mwiza ubwo tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turaza kureba iby'umuntu witwa Zakayo. Mbere yuko tujya mbere, reka twicishije bugufi tubanze dusenga Imana. Turagushimiye mwami Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza ngo twige ijambo ryawe. Tugusabye umwuka wawe wera kugira ngo atwigishe kandi adusobanurire, adutere no kuryumvira. Tubisabiye umuntu mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kuguha ikaze we muvandimwe, tugiye kwigana ijambo ry'Imana. Njyewe mugiye kubana aka kanya nitwa Bamurange Janine. Nkuko nari maze kubikubwira rero, tugiye kunyarukira mu gitabo cya Luka. Uyu munsi turareba iby'umuntu witwa Zakayo. Turareba amagambo aboneka muri Luka igice cya 19. Reka dusome duhereye ku murongo wa mbere. Haravuga ngo ibya Zakayo. Yesu agera i Yeriko, arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo. Yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Umurongo wa 4. Arirukanka ajya imbere, yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama, aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Umurongo wa 6. Yururuka vuba, amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Umurongo wa 8. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa 2 w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndabimuriha 4. Umurongo wa 9. Yesu aramubwira ati, kuko nawe ari umwana wa Abrahamu, kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Shuti muvandimwe rero, nkuko umaze kumva aya magambo uko tuyasomye, tumaze gusoma iby'umuntu witwa Zakayo. Zakayo nkuko tubibonye ngo Zakayo yari umuntu mugufi cyane. Ariko ikintu nshaka yuko twibandaho uyu munsi, ntago nshaka yuko twibanda ku bugufi bw'ibigaragara, kubera ko kuri iyi si hariho abantu bagufi kandi abo bantu bubaha Imana bigakunda. Hariho n'abantu barebare kandi nabo bananiwe kubaha Imana. Mu barebare harimo abubaha Imana, no mu bagufi harimo abubaha Imana. Mu barebare harimo abatubaha Imana, no mu bagufi harimo abatubaha Imana. Zakayo rero tubonye yuko yari mugufi cyane, ngo ndetse ubwo bugufi bwe bwamuzaniye akaga ko kutabasha kureba Yesu. Ese muvandimwe, uyu munsi waba uri mugufi bikaba byarakuviriyemo akaga ko kutareba Yesu? Reka turebe amagambo aboneka muri Zaburi igice cya 51, dusome ku murongo wa 7. Amagambo aboneka muri Zaburi igice cya 51, reka dusome ku murongo wa 7. Shuti muvandimwe, turi kumwe aka kanya twiga ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire yuko ubugufi nshaka ko twibandaho uyu munsi ari ubugufi butuma tutabasha kureba Yesu. Reka dusome nkuko nari maze kubikubwira. Turasoma ku murongo wa 7 wa Zaburi igice cya 51. Hari amagambo avuga ngo, dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Umuntu waremanywe gukiranirwa kandi mu byaha
igihe yavukaga akisanga aribwo abaye umunyabyaha akivuka, uyu muntu bishobora kumubera impamvu uyu munsi yo kutabasha kureba Yesu nk'uko Zakayo byamunaniye. Niyo mpamvu nshaka kugusaba ngo wite cyane ku bugufi bwo mu ntekerezo butuma tutabasha kwegera Imana nk'uko bikwiye. Dore naremanywe gukiranirwa, mu byaha nimwo mama yambyariye. Reka nk'uko nari maze kukubwira iby'ubwo bugufi n'ubundi, dusome n'ubundi amagambo aboneka muri Zaburi igice cya 58 umurongo wa 4. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo wite cyane kuri ubu bugufi butuma umuntu atabasha gushyikira ubuntu bw'Imana, cyangwa ubugufi butuma umuntu atabasha kureba Yesu. 58 Zaburi umurongo wa 4. Hari amagambo avuga ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo. Iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakibeshya. Ubusabwe bwabo buhwanye n'ubw'inzoka, bameze nk'impoma y'igipfamatwi yiziba amatwi. Nguko uko umuntu wese avuka ameze, umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwe. Zakayo rero yari afite ingorane z'uburyo bubiri. Yari afite ingorane z'imivukire ye, kuko tubonye ko twese ariko tuvuka tumeze, ariko noneho Zakayo agira n'izindi ngorane zirenze izo ngizo. Zakayo yari yarisanze ari mugufi cyane. Rero nk'uko nabikubwiye, ubugufi bw'ibigaragara ntabwo buri buze kuba impamvu, kubera yuko bitaza kuba urwitwazo. Zakayo ubwe nubwo yari mugufi, tugiye kureba uburyo yakoze uko ashoboye kugira ngo arebe Yesu. Reka dusome amagambo aboneka mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Hagiye habaho ingeri zitandukanye. Ikiza nuko nakurangira igice, ni igice cya 61 cyangwa icyigisho cya 61 havuga ibya Zakayo. Tugiye kureba ibya Zakayo, ahari nawe wabona ko ufite ingorane yaba yarakubujije kureba Yesu, ariko uyu munsi kubera ko tugiye kubona ko Zakayo yabashije kureba Yesu ari na mugufi, nawe biraza kukubera amahirwe. Imana ikugirire neza. Reka dusome ibya Zakayo. Tugiye gusoma amagambo aboneka ku gika cya 4 mu gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Nk'uko nari maze kubikubwira, ni igice cya 61. Hari amagambo avuga ngo umukoresha w'ikoro mukuru Zakayo w'umuyuda yangwaga na bene wabo. Urwego yarimo n'ubutunzi bwe igihembo batishimiraga, kuko yabikuye mu murimo abayuda batemeraga. Babonaga bihwanye no kurenganya n'uburiganya. Nyamara uwo mukozi mukuru ushinzwe amahoro ntabwo yari umunyabyaha winangiye umutima. Mu ishusho y'ubwirasi n'agasuzuguro hateragamo umutima ushobora kugengwa n'Imana. Haleluya! Imana ni nziza cyane. Zakayo yari umwirasi, Zakayo yari umukire, Zakayo yari umusoresha mukuru, Zakayo yari komiseri mukuru wa revenue. Reka bari ko tuvuga, ubwo ni revenue iwabo, ntabwo ari Rwanda revenue yacu uyu munsi. Zakayo yari umusoresha mukuru, Zakayo yari umuntu ukomeye cyane. Ngo ndetse ngo uwo mukozi mukuru ushinzwe amahoro ngo ntabwo yari umunyabyaha winangiye umutima. Yari umunyabyaha ariko utarinangiye umutima. Muvandimwe, niba uyu munsi wumva ibyaha byarakurembeje, amahirwe waba ufite ni uko wakoroshya umutima wawe, ntube umunyabyaha winangiye umutima. Mu ishusho y'ubwirasi n'agasuzuguro hateragamo umutima ugengwa n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Zakayo yari umunyabyaha, ariko ngo muri we imbere ngo hateragamo umutima ushobora kugengwa n'Imana bikemera. Zakayo yari yarumvise bavuga ibya Yesu. Kumenyekana kwa Yesu kwagiriraga impuhwe amatsinda abandi bangaga. Kwari kwarakwiriye hafi na kure. Uwo mutware w'abakoresha b'ikoro yifuzaga kugira imibereho itunganye.
Zakayo yari umunyabyaha, ariko muri we hari harimo icyifuzo. Uyu munsi ndakwifuriza kugira ngo nawe muri wowe haremwemo icyifuzo kibasha kwifuza Imana. Nubwo waba uri umunyantege nke gute, Imana izakugirira neza. Yohana yari yarigishije ku nkombe z'uruzi rwa Yorodani bugufi bw'i Yeriko, kandi na Zakayo yari yarumvise ijwi rirarikira abantu kwihana. Itegeko ryahawe abakoresha b'ikoro ngo ntimukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe. Nubwo mu buryo bugaragara Zakayo atabikoraga, byagize icyo rikora mu mutima we. Zakayo yari umunyabyaha mu bundi buryo, ariko ntabwo yari yaragiye atangira abantu mu nzira abaka ibirenze ibyo bagomba gutanga. Ngo yari azi ibyanditswe, kandi yari azi ko ibikorwa bye ari bibi. Noneho yumvise ibivugwa ku mwigisha mukuru, yiyumvamo ko ari uwo gucirwaho iteka mu maso y'Imana. Zakayo, umwuka w'Imana yari yatangiye gukabakaba umutima we. Cyakora ibyo yari yarumvise kuri Yesu byongeye gusubiza ibyiringiro mu mutima we. Kwihana, guhinduka kw'imibereho byarashobokaga no kuri we. Uwo mwigisha mushya ntafite umukoresha w'ikoro mu bigishwa be biringirwa. Amaze kubimenya neza, Zakayo atangira kwishyura abo yahemukiye. Haleluya! Zakayo yaribajije, Zakayo yaricaye aratekereza, ariko uwo mwigisha numva ntafite umuntu ufite akaga nk'ako nanjye mfite. Mu bigishwa be nta muntu afite. Araperereza, akurikira neza cyane, asanga Yesu mu bigishwa be yari yarahamagaye umuntu witwa Matayo. Lewi Matayo yari umukoresha w'ikoro. Noneho kuba Yesu yarahamagaye uwo muntu, kandi Zakayo yari abizi neza uko byagenda kose ko uwo muntu nawe yari umunyabyaha nka we, yaravuze ati nta kabuza, nimba Yesu yarahamagaye Lewi Matayo, nanjye ntazabura kunyemera. Nta kintu wakora, nta cyaha waba warakoze cyatuma Yesu atakwemera. Icyangombwa ni ukugirira Yesu icyizere, ukamugarukira aho waba warageze hose. Yesu yiteguye kukugirira neza muvandimwe. Agerageza atyo gukosora imibereho ye yo mu gihe cyashize. Ubwo inkuru yasakaye ngo Yesu yinjiye mu mudugudu wa Yeriko, Zakayo yifuza kureba Kristo. Atangira kwiyumvamo ububi bw'imbuto z'icyaha no gusobanukirwa uburyo bikomeye umuntu kuva mu nzira ye mbi. Byari bimukomereye kwemerwa, kandi yakoresheje imbaraga ze zose kugira ngo akosore amafuti ye, ariko bakamugumanira urwikekwe no kumuhinyura. Nuko umutware w'abakoresha b'ikoro yifuza kureba mu maso h'uwamutwaye umutima we, ugarurwamo ibyiringiro kubw'amagambo ye. Amagambo dusomye yari arimo agaragaza uburyo Zakayo ngo ntabwo byari bimworoheye, ngo ndetse byaramukomereye cyane kugira ngo atangire uburyo yahinduka ngo areke ingeso ze za kera, ahinduke akurikire uyu mwigisha. Maze kuko mu mayira hari huzuyemo abantu benshi, Zakayo wari mugufi ntiyashobora kureba anyujije amaso hejuru y'imitwe y'abantu. Ntawashatse kumubererekera, maze uwo mukungu w'umusoresha yiruka ajya imbere y'abantu. Yurira igiti kinini cy'umuvumu, maze yicara mu mashami yacyo, aho yashoboraga kwitegereza umurongo w'abantu bagenda. Iyo nteko y'abantu iraza iratambuka, Zakayo nawe ashakashaka uwo yifuzaga kureba. Aya magambo dusomye agaragaje ko Zakayo yari mugufi. Ako ni akaga ka mbere yari afite. Ikindi kintu cya kabiri Zakayo yari afite, cyangwa indi ngorane yahuye nayo, ni abantu benshi batatumaga abasha kureba umukiza. Ngo kandi nta muntu n'umwe wigeze wifuza kumubererekera.
abantu baraniganaga, abantu ari uruvunganzoka, abantu bihuta, bamwe bari imbere, abandi bari inyuma, abandi bari impande zose, Zakayo mugufi bamusumba cyane, habura n'umwe umubererekera, abura uko areba Yesu. Ese muvandimwe, uyu munsi ibintu bigukingirije ni ibiki? Ibintu bikugose bikaba bigukingirije, bikaba bitumye uyu munsi ugira inzitwazo, ni ibiki? Zakayo ntabwo yigeze agira urwitwazo na rumwe. Yari afite impamvu nyinshi zamutera inzitwazo, ariko nta kintu na kimwe yigeze aha agaciro cyatuma atareba umukiza we. Rero nutegereza kuzareba Yesu ari uko bagukingurutse, ntabwo bizashoboka. Hari abatambyi, hari abanditsi, hari abantu benshi batandukanye cyane. Abo bantu bose kuva kera na mbere bari barakingirije Zakayo kuko atemerwaga we n'umuryango we. Ibyo byari byaramuciye mu isinagogi, ariko noneho uyu munsi we yari yamaramaje, ariko asanga n'ubundi abantu n'uruvunganzoka, abura haca ngo ajye kureba umukiza we. Ariko uko byagenda kose, Zakayo yagombaga kwikorera umusaraba we, agashakisha uburyo areba Kristo. Reka turebe amagambo aboneka muri Luka igice cya 9 umurongo wa 23, dusome tugeze ku murongo wa 25. Luka igice cya 9 umurongo wa 23, turasoma tugeze ku murongo wa 25, tugiye kureba uburyo Zakayo yagombaga kurwana intambara ye. Hari amagambo avuga ngo, abwira bose ati, umuntu nashaka kunkurikira niyiyange, yikorera umusaraba we iminsi yose ankurikire. Murongo 24, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye niwe uzabukiza. Murongo 25, umuntu byamumarira iki gutunga ibintu byose byo mu isi, narimbuza ubugingo bwe? Cyangwa nabwakaho indishyi? Umuntu nashaka kunkurikira yiyange, yikorera umusaraba we ankurikire. Zakayo rero atitaye yuko bamukingiriza, atitaye ko bamusumba, atitaye yuko ari benshi, atitaye ku cyubahiro yari afite noneho by'akarusho, byose yashyize ku ruhande, afata inzira, akora uko ashoboye, ashaka uko yareba umukiza we. Reka dukomeze dusome muri iki gitabo cy'uwifuzwa ibihe byose. Muvandimwe, turacyareba ibya Zakayo. Ku gika cya 3 cya page 466 hari amagambo avuga ngo, muri iyo nkubiri y'abatambyi n'abigisha amategeko ndetse na rubanda basakuza, Yesu amenya icyifuzo cy'uwo mukoresha w'ikoro mukuru, nubwo atari yakimubwiye. Yesu areba kure cyane. Yesu areba mu mutima wawe. Yesu areba mu mutima w'umuntu wese. Jya ugira icyifuzo gusa, ubundi ushakashaka uburyo wamugeraho. Ni ukuri mu gihe ugize icyifuzo, ukajya ugira icyo ubwira Imana mu mutima wawe, Yesu aba yumva gutaka kwawe kandi azakugirira neza. Mu kanya gato itsinda ry'abantu rirahagarara munsi yo muvumo. Abari bagiye imbere n'abari inyuma nabo barahagarara. Nuko indoro yasaga n'isoma ibiri mu mutima, yirebera mu giti hejuru, uwari wubaraye ku giti atangazwa no kumva aya magambo, Zakayo ururuka vuba, kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Haleluya! Imana ni urukundo. Imana ni nziza cyane. Kristo yagiriye neza Zakayo, areba mu mutima we, areba gushenguka kwe, areba uburyo yasize byose, areba uburyo atacyitaye ku cyubahiro. Arangije aramubwira ati, ururuka rwose, nta gisigaye, namaze kubona ko wamaze kwiyegurira Imana, ururuka nkugirire neza. Aramubwira ati, ururuka, uyu munsi ndarara iwawe. Reka dusome ku gika gisoza ino page. Abantu bigirayo, maze Zakayo ameze nk'urota yereka Yesu inzira igana iwe, ariko abigisha amategeko babireba nabi, maze barijujuta bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha.
hari amagambo ngira ngo nkurangire hanyuma wowe uzayasome. Amagambo aboneka muri Mariko igice cya 2 umurongo wa 17, amagambo agaragaza uburyo Yesu ataziye abazima ahubwo Yesu yaziye abarwayi. Muvandimwe we muvuga butumwa, wowe aho uzajya ubona abantu bamerewe nabi, aho uzajya ubona abantu bakeneye agakiza, uzajye uhajya utitaye uko bagenzi bawe bari bubibone, ugende ubagirire neza kubw'ijambo ry'Imana, kandi Imana izagukoresha ukize ubugingo bwabo. Yesu ntigeraga yita uburyo abanditsi n'abafarisayo n'abakuru n'abatambyi babibona, ahubwo Yesu yagiriraga neza umuntu wese umwifuza. Amagambo tutari busome ari muri iki gitabo n'ubundi ku gika cya mbere kuri paje ya 467 agaragaza uburyo Zakayo yabwiye Yesu ati ku byo Yesu yaramukoreye agize umunezero cyane. Yaramubwiye ati 1/2 cy'ibyo ntunze ndabiha abakene, kandi umuntu nambuye wese ndamuriha 4. Muvandimwe turi kumwe aka kanya, wiyumvire uyu mutima wa Zakayo. Hari ikintu Zakayo yari yamaze gukorerwa mu bugingo bwe. Umutima wa Zakayo wari wahindutse. Reka dusome amagambo ari kuri paje ya 467 ni igika cya 3. Hari amagambo avuga ngo mbere yuko Zakayo areba Kristo mu maso, yari yamaze kugaragaza ibimenyetso byo kwihana nyakuri. Yihanye ibyaha bye hataragira umurega. Dore ikiza cya Mwuka Wera iyo ageze ku mutima w'umuntu, ntago umuntu ategereza ko bamureba, ntago umuntu ategereza ko bavuga ibye, ahubwo Umwuka w'Imana ibintu umuntu aba yarahishe kuva kera amubashisha kubyatura no kubireka, ndetse no gusubiza iby'abandi, kandi nta muntu umureze. Icyo ngusabira muri aka kanya nuko wabona Mwuka Wera kugira ngo yemeze umutima wawe, wowe nanjye, maze tubashe kwiyegurira Imana. Reka dukomeze dusome. Yihanye ibyaha bye hataragira umurega. Akimara kwemezwa n'Umwuka Wera, Zakayo yatangiye kubahiriza amabwiriza yahawe Abisirayeli ba kera ndetse natwe ubwacu. Maze Zakayo ikintu cya mbere yakoze ngo yerekane ko yamenye urukundo rwa Kristo, ni ukugirira abakene impuhwe n'abatagira icyo bafite. Igihe yiyemezaga kuvuga ngo abakene bose ndabaha 1/2 cy'ibyo ntunze, nta muntu wari wabimusabye, ntabwo Kristo yari yabimutegetse nubwo yaramugiriye neza, ahubwo Umwuka Wera kuko yari yamaze gutaha mu mutima wa Zakayo, yamukoresheje ikintu nk'iki ngiki. Muvandimwe, ndifuza cyane ngo jye nawe imitima yacu yegera Imana cyane, tubone Umwuka w'Imana tubashe kuyikorera. Kandi umuntu ufite Umwuka w'Imana ayikorera adahatwa. Reka dusome amagambo aboneka kuri paje ya 468 ni igika cya mbere. Hari amagambo meza agendanye n'uburyo umunyabyaha wese akwiriye kwihana. Hari amagambo avuga ngo nta kwihana nyakuri kuba kubayeho iyo hatabayeho guhinduka mu migirire. Gukiranuka kwa Kristo ntabwo ari umwambaro ugenewe gutwikira ibyaha nyirabyo yanga kwihana cyangwa kureka, ahubwo ni ihame ry'ubugingo rihindura imico rikanayobora imyifatire. Ukwera n'ukwiyegurira Imana rwose, umutima wose ukumvira, kandi ubugingo bukumvira amahame y'ijuru. Aya magambo ni meza cyane ngo nta kwihana nyakuri kubaho iyo hatabayeho guhinduka mu migirire. Iyo umuntu adahindutse mu migirire mu by'ukuri, agakomeza akavuga Imana afite imigirire ya kera, ndakubwiza ukuri uwo muntu we bigaragaza yuko nta guhinduka afite. Mu mirimo isanzwe, umukristo agomba kwereka ab'isi uburyo Umwami wacu ayobora imirimo y'ubucuruzi. Ubu ngubu noneho tugeze ku bacuruzi. Zakayo twamubarira mu bacuruzi. Zakayo ni umuntu wakoranaga n'abacuruzi. Abacuruzi bajya bagira ibintu byinshi, umucuruzi wese azi uburyo abayeho, ntago ndi bwinjire mu by'umucuruzi wari we wese, ariko umucuruzi wese afite uburyo abayeho. Ariko ikintu nakubwira nuko buri rwego rwose
umuntu wese ahari aba agomba gukiranukira Imana, kuko abacuruzi bazananirwa gukiranuka cyangwa abantu bari mu nzego z'ubuyobozi nk'aho Zakayo yari ari bakananirwa kubikiranukamo, Zakayo azabacira urubanza. Imana izakubaza ngo ese uriya ko yabishoboye, wowe wabinanijwe n'iki? Muvandimwe, nta rwitwazo na rumwe. Aho uri hose ushobora gukiranukira Imana, aho uri hose ushobora gusubiza iby'abandi, aho uri hose ushobora kwatura ibyaha byawe kandi bikemera, kuko na Zakayo yarabishoboye kandi yari umunyacyubahiro. Uwiyubashye, ufite icyubahiro n'uciye bugufi, umuntu wese ashobora gukiranukira Imana ahari bikemera. Reka dusome amagambo arebana n'abacuruzi, kandi nzi neza yuko ubyitayeho wa mucuruzi we aya magambo yagufasha. Iri ni ijambo ry'Imana riziye mu gihe kugira ngo rigufashe. Mu mirimo isanzwe umukristo agomba kwereka ab'isi uburyo umwami wacu yayoboraga imirimo y'ubucuruzi. Muri buri gikorwa agomba kugaragaza ko Imana ariyo shebuja. Aya magambo ngo cyerejwe Uwiteka agomba kwandikwa mu gitabo cy'imikorere cya buri munsi, no mu gitabo kinini, no ku masezerano, no ku mpapuro z'ubwishyu, ndetse no ku mpapuro z'ubuguzi no kugurana. Ahantu hose ngo hakwiriye kuba hari ukuri, ngo handitswe ngo cyerejwe Uwiteka. Abantu bose bavuga ko bakurikiza Kristo ariko bagakora badakiranuka, baba batanga ubuhamya bubi ku mico y'Imana yera kandi igira imbabazi. Buri muntu wese wakiriye Kristo mu mutima we azahamya kwihana kwe nka Zakayo, yanga ibikorwa byose by'uburiganya yari yaramenyereye gukora. Nk'uko umutware w'abakoresha b'ikoro yagenje, uwo muntu nawe azerekana kwizerwa asubiza ibyo yibye. Uwiteka aravuga ati, umunyabyaha nagarura iby'ahandi yahaweho ingwate, akagarura ibyo yibye, ntakore ibibi, kubaho azabaho ntazapfa. Akagendera mu mategeko ahesha ubugingo, ntakore ibibi, ibyaha bye byose yakoze nta na kimwe kizibukwa, kubaho azabaho. Aya magambo aboneka muri Ezekiyeli igice cya 33 umurongo wa 15. Tugiye gusoza tureba mbese twakora iki? Mbese mu gihe dushaka kwiyegurira Imana twakora iki? Haravuga ngo niba hari umuntu twahemukiye dukora imibare y'ubucuruzi iriganya, niba hari uwo twabeshye, niba hari uwo twimye ibyari bimukwiriye, aherwa uburenganzira n'itegeko, twagombye kwicuza ibyaha byacu maze tukamusubiza ibye uko bishobotse kose. Ni iby'ukuri ko tutagomba kugarura ibyo twibye gusa, ahubwo n'inyungu twakuyemo maze zikarundanywa mu gihe cyose twari tubifite, niba byarabikijwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Muvandimwe rero, twari kumwe muri aka kanya twiga ijambo ry'Imana. Ni ahangaha dusoreje uyu munsi, ariko ndakurarika cyane kugira ngo niba ufite iby'abandi ubisubize, kandi niba hari abo wambuye ubahe ibyabo, wikiranure n'Imana bikiri uyu munsi, kubera yuko Zakayo azatsindishiriza Imana kandi nawe uzatsindwa. Rero kubera yuko nkwifuriza agakiza nkuko nanjye nkiyifuriza, reka twese twiyegurire Imana dukiranuka mu byo tubamo bya buri munsi n'ibyo dukora. Ndagushimiye wowe wakurikiye ijambo ry'Imana, kandi ndakwifuriza ngo ijambo ry'Imana rihindure umutima wanjye n'uwawe, kugira ngo ku iherezo ry'ibi byose tuzabane n'Umwami Imana. Reka nk'uko twatangiye dusenga ijambo twize muri aka kanya, turisoreshe n'ubundi isengesho. Turagushimiye Mwami Imana yacu, tugushimiye kugira neza kwawe kwinshi, icyubahiro ni cyawe iteka ryose. Tugushimiye ko uduhaye ijambo ryawe kugira ngo Mwami ribashe kudukebura. Tugushimiye yuko duhaye icyitegererezo kuri Zakayo. Tugusabye umwuka wawe wera kugira ngo adushoboze ibyo tutakwishoboza. Tubisabye Imana yacu mu izina rya Yesu, amen. Igihe tugezemo igihe kigoranye, isi igeze aharuhije.
kandi iteye urujijo. ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho. Icyo Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. Ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho. Icyo Imana igushakaho nuko wakwihana ubu. intambara z'urudaca n'indwara z'ibyorezo byahitanye benshi muzi, ni kuki se mwe mwasigaye? ibaze mu mutima wawe watanze iki ngo ubeho.